urabona aya matara yacu araka kandi yaka neza mu buryo bugaragara. Hano mwari mwarantumye iri tara ry'umurasire, mwegere hano turifungurane mbereke uko ryesitarwa nuko rikora. Mbere ya byose banza ujye kuri YouTube channel yacu yitwa Isomo Tech, ubundi ukore subscribe kugira ngo video nziza nk'izi ujye uzirebera cyangwa zikugereho ku gihe. Noneho urabona iri tara ryacu twarihambuye, dore ngiri itara, reka turikuremo. Dore itara ngiri, iri tara ni ryiza cyane. Iri tara shakaho ahacuruzwa ibikoresho bya electronique, iri tara wirukanke urigure kuko iri tara ni ingirakamaro, ni ryiza cyane, rikoresha 12. Urabona iri tara riragoboka iyo umuriro wagiye. Noneho iri ni itara, tugende tureba ibindi bikoresho byaryo, katurifungure. Dore icyiza cy'iri tara, rigira umurasire waryo. Dore uyu ni umurasire waryo. Iri tara ni ryiza cyane kuko riba rifite n'umurasire uricaginga mu gihe umuriro washizemo cyangwa mu gihe umuriro wagiye. Uyu murasire ndakwereka uburyo naho wawushyira kugira ngo ujye ubasha gucaginga iri tara. Reka dukomeze duhambura, rifite udukoresho twinshi cyane. Dore iri tara rifitemo n'irindi tara riri connecte ryaryo ritoya. Iri tara ngiri rifitemo n'iri mubona. Aya matara ni meza cyane, ndaje nkwereke imikorere yayo, nkwereke uko aya matara akora, nawe nkukangure kunyaruka. Cyangwa iri tara waba urikeneye ukanyandikira muri comment, yakugeraho kandi mu buryo bworoheje aho waba uri hose. Itara ryacu rifite utuntu twinshi. Itara ryacu rifite utuntu twinshi, niki urakibona. Noneho ikanze mbigusobanurire neza byose n'imikorere yayo. Urabona iri tara ni ryiza cyane. Iri tara rifite uburyo bwiza nk'uko ndi kubibereka. Iri tara, iyi ni batiri yayo ikubiyemo ibintu bibiri, ndaza kubibasobanurira. Noneho hano tukaba dufitemo n'akandi kagozi, kano nako ndabasobanurira akamaro kayo. Noneho reka dutangire dusobanura buri kimwe cyose kuri iri tara. Duhere kuri iri tara, reka duhere kuri iri. Urabona iri ni itara ryiza cyane ushobora gucana, washyira mu nzu, washyira hanze. Aka ni agatara keza. Urabona dufite amoko abiri y'amatara. Aya matara rero niyo yatswa n'iriya batiri. Urabona aya matara ni amoko abiri. Ese ubundi iyi batiri ni gute yakwatsa aya matara? Reka duhambure iyi batiri. Dore ngiyi. Noneho icyiza cy'iri tara, iyi ni batiri. Yakora mu buryo bwa batiri, igakora no mu buryo bwa power bank. Rwose nta kibazo. Iyi batiri wakushyiramo USB hano ukaba wacagingaho telefone, kandi iyi batiri icagingwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, ino batiri icagingwamo iba ifite aka kagozi kayo ucomekamo hano, ukaba wayicaginga ucometse kuri raronje, nyine ikaba yajya ku mashanyarazi diregite. Ubu aka ni akagozi kayo gacaginga iyi batiri. Ubu ni uburyo bwa mbere iyi batiri ishobora gucagingwamo. Ubundi buryo bwa kabiri, iyi batiri wayicaginga ukoresheje sharijeri ya telefone. Ubundi buryo bwa gatatu, iyi batiri wayicaginga hano ukoresheje uyu murasire. Uyu murasire wo ushinzwe gucaginga iyi batiri. Dore nguyu uyu murasire, iyo ugiye gucaginga iyi batiri ucomekamo hano gutya. Wamara gucomekamo hano gutya, urabona batiri yacu ihise yaka kubera ko akazuba gakubise kuri uno murasire. Urabibona uyu murasire ubwawo wonyine wabasha kugucagingira ino batiri yawe ikuzura. Ubundi buryo ino batiri ikoramo, iyi batiri ifite itara. Iba batiri ikaba n'itara. Dore ngiyi iraka neza cyane kandi urabona ko ifite urumuri rwiza cyane. Iri tara ni ryiza, urishaka wanyandikira muri comment cyangwa inbox, nakubwira uko ryakugeraho. Ni itara ryiza cyane. Urabona iyi ni batiri ikaba n'itara. Noneho urabona hano, noneho urabona hano ducanye batiri yacu.
tugiye gushyiraho aya matara turebe ko yaka. Amatara yacu iyo tugiye kuba twayacomeka, ducomeka hano habiri. Aya matara yacu niho acomekwa. Urabona iri tara riraka neza cyane, urabona nawe warikenera, rigura amafaranga makeya cyane. Urishaka wanyandikira. Noneho iri tara riba rifite rigenzi ryaryo, reka naryo turishyireho murebe uko naryo ryaka. Naryo turishyireho, dore naryo ngiri. Urabona aya matara yacu araka kandi yaka neza mu buryo bugaragara. Noneho urabona yuko iyo tumaze gukora installation y'iyi batiri, iyi batiri nayo ikaba yavamo itara, byose ushatse aya matara yakira rimwe. Urabona iyi batiri iraka ubwayo kandi ifite n'amashami abiri y'amatara. Urabona ko hano uba ufite umuriro iwawe wuzuye kandi ku mafaranga makeya. Umuriro ntukakugendane ngo ube uri mu kizima. Kandi hano hari batiri ikora mu buryo bwa power bank, ifite amatara yayo, igura amafaranga makeya cyane. Urabona rero ubu buryo aya matara akoramo ni uburyo bworoshye cyane no kuba wabyesitara mu nzu iwawe. Aya matara rero uyashaka nyandikira inbox cyangwa ubwiye muri comment ati ndarishaka, ubundi nindangiza ndakubwira uburyo ryakugeraho naho warikura.